Uraho neza ndagusuhuje aho uherereye hose mu bice bitandukanye ku isi. Ni kuri Mirase TV Show, reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice ni icya mbere umurongo wa 3. Kuko Uwiteka ahagurutse mu buturo bwe agiye kumanuka, atambagire aharegeye hose ho mu isi. Imana itugirire neza. Iri jambo ry'Imana tubonye ko Uwiteka ngo ahagurutse mu buturo bwe, ngo agiye kumanuka agatambagira aharengeye hose ho mu isi, nk'uko tubisomye. Nta hantu na hamwe ushobora kwihisha cyangwa se ngo umuntu abashe kuba yahisha ibyaha bye cyangwa ibikorwa bibi yaba akora. Imana ibona byose, kandi Imana ica imanza zitabera, kandi ikerekana ubutungane bwayo n'imbaraga zayo. Rero abakiranuka bazabona ubwiza n'impuhwe by'Imana, ariko abanze guca bugufi n'abanze gukora imirimo y'Imana, iby'Imana ibashakaho, abo nabo byanze bikunze bazabona ingororano zabo kandi ntabwo zizaba nziza. Kandi reka mbabwire ngo ababi uko byagenda kose bazangizwa, uburakari bw'Uwiteka buzabageraho, kuko banze kwihana ngo bumve n'imiburo y'Uwiteka. Rero mwene data turi kumwe dufatanyije, reka nkubwire ko dukwiriye gufatanya muri byose kugira ngo tubashe kungurana ubwenge ndetse n'ibitekerezo, kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo natwe tutazaba muri uriya muryango w'ababi bazangizwa n'ibihano by'Uwiteka. Rero ubutumwa nababwira ni uko dukwiriye gukora neza, kandi tukirinda ibibi, tukagira umutima w'impuhwe, kuko Imana ari byo idushakaho. Ukwiriye rero kubitekerezaho, kandi ukabitekerezaho kabiri, kuko rino jambo rirakomeye. Ni ijambo ukwiriye kumva kandi ukaritekerezaho umwanya munini. Ngo kuko Uwiteka ahagurutse mu buturo bwe, ngo agiye kumanuka agatambagira aharengeye hose ho mu isi. Icyo gihe rero nk'uko nabibabwiye, nta kintu na kimwe wabasha kumuhisha, kuko byose ababibona kandi byose arabizi. Uwakoze neza n'uwakoze nabi, abo bose abasha kubabona. Kandi dufite uburenganzira bwo gukora ibyiza, nubwo ibibi bidutanga imbere, ariko dufite uburenganzira, twahawe imbaraga, twahawe ubutware bwo kuba twabasha gukora ibyiza, ibibi tukabinesha. Ngwino rero hano kuri Mirase TV Show dusenge, ngwino twumve ijambo ry'Imana, duhugurane, kugira ngo natwe tutazacirwaho iteka, ahubwo tuzabe muri ba bandi Imana izaza ikishimira. Nyemerera ngushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe ukankurikira, kandi ngushishikariza kujya unkurikira buri munsi uko nshyizeho ikiganiro. Ujye ugerageza kucyumva, ndabizi bizakugirira umumaro, kandi uzabona ko rwose utaruhiye ubusa. Wakoze cyane rero, twari kumwe kuri Mirase TV Show, naho ubutaha.